ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe, like, share ndetse na comment ahangaha kuri kamera za Salomo TV. Imana iguhe imigisha myinshi, uri umuntu w'ingenzi cyane rero wowe wakoze subscribe hano kuri Salomo TV. Kuri mikoro za Salomo TV, hano kuri kamera za Salomo TV, murabona ko ari ibintu byiza cyane. Turi kumwe n'abatumirwa rwose, n'abantu b'abastari bakomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi ndetse no hanze yacyo. Turagushimira rero wowe ukomeje kudufasha kwagura umuryango wa Salomo TV, uri mu bihugu by'Uburayi bigiye bitandukanye, uri ku migabane igize isi igiye itandukanye. Uri umuntu w'ingenzi cyane. Nge ndi Salomo, nta kinanira Imana. Aha ni kuri Salomo TV. Imana ibahe imigisha myinshi cyane. Muri kubona rero abantu b'abasore bakomeye cyane kabisa bicaye hano imbere kuri kamera za Salomo TV. Muribaza ngo ni bande, bakora iki, ese ni bantu ki? Mwatangira mwibwira abakurikiye Salomo TV. Turahera kuri muntu wambaye filme kabisa, muri kubona udashaka kubonana kabisa. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza, ni meza. Amakuru ni meza, murasa nabongeramo ijwi gake kugira ngo abantu babumve neza. Ubusanzwe mu buzima busanzwe ibwire abantu bakurikiye kuri Salomo TV. Ndabashimira mwese mukurikiye Salomo TV, ndabizi ko mutwumva muri benshi impande zitandukanye. Yego. Ubundi busanzwe banyita Nshimiyimana Emery, ariko urungano akazina ni Kebo. Ndi kumwe na tonto mugenzi wanjye bamwita Madega. Emery, urakoze cyane, turagushimiye kwibwira abantu bakurikiye Salomo TV. Hari n'uwitwa ngo Madega, ese koko niyo mazina yawe? Ibwire abantu bakurikiye Salomo TV nawe. Murakoze cyane. Kubanze kuri Badege, ariko banyita Ernest Badege. Urongerejwe mo gakeya? Banyita Ernest Badege. Yego. Niyo mazina yanjye. Ariko abantu benshi bazi kuri Madega. Kuri Madega. None se ubundi ubusanzwe ukora Madega mwa? Oya. Ni izina ry'akabyiniro. Izina ry'akabyiniriro. Nawe urakaze rero kuba witwa Madege. Ndabona muri ku birahure bya danje, ariko kaboro muri kumwe bakita ngo iki? Tuba twinywera ka Kevanti. Kana kawayini keza cyane. Kitwa Kevanti. Okay. Ariko mujye mugabanya mwana, munywe gakeya. Ubwo je ntibyabahitana mwana. Munaranywa. Yamara kunywa kigendera mu tuntu turaho, kuryama, gakora push up, then umubiri ukagufata energy. Aha, muravuze muri kwinywera ka Kevanti. Nge ntago mba nzi ngo ni ibiki, wenda ntago baduhaye kwamamaza hano kuri Salomo TV. Ubwo nuko mba ngize ngo nako kanyuremo. Ese mu buzima busanzwe turahera kuri Emery. Amakuru yanyu, ese ubuzima busanzwe mu rugo nahagana hehe? Ese wenda kugira ngo abantu bamenye aho muherereye. Ndabizi ko hano turi mu karere, ku bantu batabimenye turi mu karere ka Bugesera, mu ntara y'Iburasirazuba tena. Rero mu gihugu cy'u Rwanda. So ndira ngo murabyumvishe. Aha rero niho turi mu karere ka Bugesera. Si ngombwa ko turondora byose, ariko mwumvishije ko tuba twagiye dusura abantu bagiye batandukanye. Impamvu rero mbambazanye kuri kamera TV, aba ni abantu tuzajya tubana kenshi cyane mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi mbona babwira ko ari abanyamakuru bo kuri Salomo TV. Tugiye kujya dufatanya ubuzima bw'umunsi kundi, amakuru agiye atandukanye tuzajya tugenda tuyabagezaho. Niyo mpamvu nabazanye hano imbere za kamera kuri Salomo TV, kugira ngo mubamenye kandi mubasobanukirwe, wenda se batuganirize ku buzima bwabo, batubwire amateka y'ubuzima. Nabyo ni ibintu byiza cyane, badusangize mbega inkuru story z'ubuzima bwabo. Siko bimezera? Niko bimeze Salomo. None Emery, uravuze ngo so witwa Kebo. Witwa Kebo. Mu rugo nahagana he? Ubundi mu rugo ni mu Rwanda bro. Mu Rwanda, Kinyarwanda. Yes, ndi umunyarwanda. Turabyumva ko uri umunyarwanda, ntaguciye mu ijambo. Kavukire aho uvuka, aho uturuka ni hehe? Ubu ngubu urumva turi mu nce za Kigali cyangwa se mu nkengero z'umujyi wa Kigali.
ariko noneho wakwibaza ngo ese niho wavukiye cyangwa ufite ahandi mu rugo? no bro, mu rugo ni hari haboro ku cyuzi kiyombayomba, Mhm. hari mu nkengero za lake. Hari haboro za Rusizi manuka kuntu. Ubwo abo twaziramwe n'ibyo bro. Ariko jya ubabwira neza bahamenye turi kuri kamera baba babibona. Baba babibona bakumenye. Cyuzi kiyombayomba, epfo gato za Rusizi umanutse Bugarama hejuru hariya. Yes. Baba bakumva byatari. Baba batubona. Yego. Okay. Yes, tugeze ku muntu witwa Madega. Nawe rero Madega bimeze bite? Nanjye nk'ibisanzwe mu rugo twari dutuye Rusizi, ariko ubu ngubu dutuye Gatsibo, mu karere ka Gatsibo kabisa niho dutuye. Ariko abantu benshi banzi nabi Rusizi. Yego. Ahantu bita za Umuyenzi, za Nyabitimbo hejuru yo ngiyo. Ahantu kuri anteni kabisa. Kuri anteni Nyabitimbo. Kuri anteni neza ku munara. Kuri rezo. Aho bibera. None ubu ngubu kuva aho ngaho ukagera inaha ngaha ni danje, kwambuka ngo byari bimeze nabi. Ni nabi cyane. Ubu ni ahantu bita za Rusizi, kuva Rusizi ugera i Kigali. Bavuga ko ariho hantu hakure mu Rwanda habaho. Niho hantu hakure byatari mu Rwanda. Urugendo runini. Runini ariko. Uragenda ugasinzira mu modoka bro. Oya da. Urasinzira ibitotsi bikarangira. Ubu se niki wabwira abantu bari kuri Salomo TV, wasangiza abantu ku buzima bwawe? Gira ikintu nyine ubwira donc abantu bari kuri Salomo TV, ubabwire ati jewe nturuka aha ngaha, ese intego z'ubuzima bwawe ni izihe? Abantu banzi cyane barabizi. Nakoreye ku Muyenzi ibintu bitandukanye. Ubuzima buragoye. Yego. Abari hatari no nyine nabwo niko bimeze. Umuntu agerageza akagenza gakeya nyine. Gusa nyine aho umuntu agereye inanga ubona ibintu byarahindutse ari byinshi. Ubuzima buragera nta kibazo, ariko ikintu nashishikariza abanyarwanda nabo baba bakeneye kudufasha, nk'uko umuntu wakoze ikiganiro. Yego. Bakaza bakora kuri comment, kuri like, share, bagakanda no kuri subscribe, bagakandaho ibintu bikagenda neza nyine, tukareba ko natwe twakamamara tukagera hejuru kabisa. Yes, kuba rero nagohereyeho nkomeza kubaza uwitwa Madega, ese kuba umwuga w'itangazamakuru ugakora ku kinyamakuru, ibyo bintu wigeze ubitekereza ko bishobora kukubaho mu buzima bwawe, cyangwa wenda wabibonaga nk'inzozi mu busanzwe? Ni ukubitekereza kandi umuntu akabigiriramo umurava. Buri iyo ukoze ikintu bisaba ngo unagihereze umwanya, ntucike intege. Abaguca intege kuko baba bahari, ugerageza kubyirengagiza, ukihereza intego nyine, ugakora ikintu ugikunze. Gusa umwuga w'ubunyamakuru njye mbona ufitiye akamaro cyane. Ufitiye akamaro kuko n'icyo umuntu aba yaragezeho n'icyo umuntu aba abikesha. Uriko bro Emilie, ndabona kabisa mwambaye neza mwana. Mwambaye neza kabisa, ni ibintu byiza cyane. Bana kabisa. Kabisa mwateyemo mba ndeba mwambaye neza nk'abantu b'abasirimu kabisa. Izi nkweto mwambaye ko zishobora kuba zihenze. Izi ngizi ntabwo ari made in Rwanda. Zireba zishashagirana gutya, zavuye Dubai hariya hirya. Rwanda biri mu kazi. Ariko se bwana Emilie, ko mbona uri umuntu w'umusitari cyane, wowe wambaye byatari kabisa, bana ntabwo ubonana. Urabona iyo uri imbere uri publique, uragerageza kugira ngo nuko banabone ko ibyo urimo bifite valeri, hari akavamo. Ubundi baravuga ngo Yesu yemeye. Yesu yabyemeye byose amo. Yego rata. Noneho hanyuma rero ndagira ngo mbaze uyu muntu witwa Emilie. Uyu muntu ni umuntu w'umunyamuziki ukunda umuziki kabisa, ariko twigeze tuganira inyuma ya kamera, urambwira ngo umuziki biba bigoranye. Ese koko niko biba bimeze? Hari indirimbo ufite wajyanye nko muri studio, cyangwa se wenda biracyaraho gusa? Nk'uko bivuze ntabwo byoroshye. Naragerageje nanditse zimwe zivuga ku bidukikije, ariko bitewe na mikoro no gutaragurenga k'ubu ntabwo ndatera iyo ntambwe, ariko KVP cyangwa se shaka tuve gushaka donc kugerageza bibasha kuba byaguhereza courage zo gukora ikindi.
icyo ushaka ugomba kukigeraho. Ndi mu nzira ariko bizaza ubwo ndi ku itangazamakuru Salomo TV, aribyo nabwira n'abantu badukurikira bareba ibiganiro dukora byiza byubaka. Yes, bizaza ubwo twatangiye mu biganiro n'imiziki dufite nyinshi twanditse tuzi turirimba, nabyo bizakorwa ni gake gake. Yego. Ariko wa musore uriyemera, wa muhungu arimo arafata ikirahure akazamura, we wanagahita anywa byatari, gahita avuga ati mwana rero ibi nabyo Imana ishimwe bro, ariko ni nabyo mwana ugomba kunywa ukamenya ngo nimba ukanywa nyine nta bintu byinshi siko mukaze. Yes, uravuze rero ntibiba bigoranye ibintu by'ubushobozi, music aba ari danger, ariko ni nako bimeze. Rero niko biba bimeze, ibintu impano zigiye zitandukanye, ariko ndizera ndashidikanya ko zigiye kujya zigenda zizamuka, tugenda tubafasha hano kuri Salomo TV. Abantu bafite talent, abantu bafite impano, mujye muduhamagara kuri nimero mubona kuri screen hasi, ubundi tugende tugirana inama. Ni ibintu byiza cyane. Turabakunda cyane rero, murumva ko mwebwe mukurikiye Salomo TV, ngira ngo mukomeje kubumva n'abapeti birusizi cyangwa se bahita icyangugu, bafite impano, bafite talent, ariko barimo barashaka ubuzima, life niko bigenda. Gusa nyine wowe bitameze neza, wowe biba bigoranye, ndizera ndashidikanya ko Imana ejo yabihindura, uyu munsi Imana yabigenza neza cyane. Rero ikiganiro cyacu kirimo kigenda kigera ku musozo kuko dufite iminota mikeya. N'ubundi nari mbasabye ko dukora ikiganiro murimo mugenda, bamwe bari gufata ibirere bakomeza, ariko so nanavuga ngo Imana irinde umuvandimwe nk'uyu witwa, bababwiye ko witwa nde? Ernest kabisa Badege. Imana imurinde kuko ari mu rugendo, ari kuva hano mwaka yerekera iwitwa ndavanga bitanja Gatsibo. Aho itarya Igatsibo iwabo wa Gisupusupu. Okay, sawa. Udusurize rero abantu bahari ahantu, turabakunda cyane. So rero mwumvishe ko batubwiye ku bintu bigiye bitandukanye by'ubuzima bwabo, tuzajya tugenda tubagarura tuganira. So ariko ntago reka mpere kuri Emery. Ubundi intego zawe, wahoze wumva ufite talent zo kuririmba cyangwa se n'umwuga w'itangazamakuru, ndabizi neza ko wize mu ndimi. Wize mu ndimi n'ubuvanganzo, ndumva rero kandi ikintu cy'itangazamakuru nawe ucyemera kandi ugikunda. Reka rero tubabwire ngo mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwo kuri Salomo TV. Imana nibahereza imigisha, gusa tugiye kujya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye cyane. Rero murakoze cyane, Imana ibahereza imigisha. Emery, wakoze kwitabira ubutumire bwo kuri Salomo TV. Nawe Ernest wakoze cyane kwitabira Salomo TV. Nakoze cyane kabisa, mwakoze. Imana yo mu ijuru nibahereze imigisha myinshi cyane. Okay.